Yes, turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nk'uko duhora tubifuriza. Nitwe kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Si ibyo gusa kandi ko tubasha no kuyibamanagingira, tukabafasha kuyibyaza umusaruro, ari nako kandi tubashakira ibyangombwa byo kubaka, kuvugurura ndetse tukanabubakira mu gihe gito kandi mu buryo bwiza bwizewe kandi bitabahenze. Komeza rero kandi subscribe wowe utarabikora, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Ukore kukazogera, ukore share, inshuti n'abavandimwe bawe nabo bajye bareba ibyiza bigezweho hano muri iki gihugu cyacu. Nk'uko rero mwakomeje kugenda mubibona ku mashusho ya screen zanyu, twabazaniye inzu nziza cyane y'akataraboneka. Ni inzu nziza ya cadastre, ntimundenganye, ariko urabona ko n'ubundi wagira ngo ni etage. Ni inzu nziza ya cadastre iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro, ahazwi nk'i Kanombe. Iyi nzu ikaba ari inzu nziza cyane, nini cyane, nshyashya kandi iri mu kibanza kinini. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba bine binini bihagije byo kuryamamo, ikagira douche na toilette eshatu, ikagira salon, salle à manger, cuisine ndetse na stock na annex igizwe n'icyumba, stock na douche na toilette byo hanze. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ifite ibintu byinshi cyane by'akataraboneka. Ifite chambre principale, ifite urwambariro ndetse ikanagira ibaraza. Chambre principale yayo ikanagira ibaraza ryayo, ndetse ikanagira na bariko hejuru, cyangwa se ahantu heza hejuru ho kwicara, wahakorera ibirori, wahafatira icyo kunywa, wahaganira n'inshuti zawe. Ikagira salo nziza cyane y'akataraboneka nk'uko muri kubireba. Ikaba kandi yubakishije ibikoresho byiza cyane bigezweho ndetse biramba. Si ibyo gusa, kubera ko iyi nzu ifite na parking nini cyane ndetse na jardin bihagije. Iyi nzu rero iri ahantu heza cyane mu by'ukuri, muri quartier nziza cyane ya VIP ku gakaburimbo ko muri quartier. Iyi nzu nyabuneka ntabwo ikwiriye kugucika, kubera ko ni imari, ni inzu y'imari idakwiriye kugucika. Ibiciro byayo rero, ntabatindiye mu magambo, irashaka miliyoni 150 ziri negociable. Miliyoni 150 ziganirwaho. Iyi nzu yaba iyawe, wayitsindira. Niba rero iyi nzu wayikunze, cyangwa n'izindi serivisi dutanga, cyangwa ufite amafaranga ari munsi yayo, cyangwa ufite ari hejuru, cyangwa se ushaka kugurisha, ushaka se ko tukubakira cyangwa se tugukorera ibindi byose bijyanye na real estate, ushaka kuduhamagara kuri za nimero zacu mumaze kumenyera muri benshi, arizo 0788 48 67 97 cyangwa se 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa rero, kubera ko ushaka kudusanga no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, arizo Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose twitwa Nzuri Market. Komeza rero kandi subscribe cyangwa se s'abone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, ukore kukazogera ndetse ukore na share, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Iyi ngiyi ni kampani yanyu ya Nzuri Business Group Limited, miliyoni 140. Iyi nzu twabasha kuyiguha. Ndakurabuye, iyi nzu ntigucike nyabuneka, kuko ni imari cyane. Turabakunda cyane, turabakunda. Nimukomeze mukande subscribe, tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Ciao.